Haleluya. Nongeye kandi kubasuhuza mwese abateze amatwi ikiganiro cyacu twita niwe buntu niwe kuri. Gikunze kuba kuri radio umenyereye cyane Fine FM 93 n'igice kimwe. Ikiganiro dukunze gukora buri cyumweru kuva saa 1:10 kugeza saa 2:40. Ni ikiganiro dukunze no kwita amateraniro, kandi niko biba bimeze kuko dusangira ku buntu bw'Imana, dusangira kuri ribanga ry'Imana, kuri ubu bwiru bw'Imana bwahishwe kera Imana igambirira kubuhishura, igenda ibuvuga mu marenga, inyuze mu bitambo, inyuze mu batambyi, mu buhanuzi, mu bimenyetso, ikagenda imuvuga ibuhishura, igakoresha umukororombya, ishaka kuvuga ubwiru izahishura, igakoresha ibintu, ariko mu gihe gikwiriye ubwo bwiru irabuhishura. Birivuga ngo Kristo niwe yamenye uhereye kera, ngo imuhishura ku mperuka y'ibihe ku bwacu. Ngo nubwo bwiru bw'Imana, iryo banga muririmbyi Mbonyi yaririmbye, afitanye ibanga na Kristo. Iryo banga rero ni Kristo muri twebwe, n'ibyo byiringiro by'ubwiza, nubwo bwiru Imana yahishe yeza guhishura. Ibyo rero nibyo biryo tugabura, ni nabyo natwe ubwacu turya. Kristo muri twebwe nibyo byiringiro by'ubwiza. N'umugisha rero twahawe uruta imigisha. Buriya iyi migisha ifatika ubwayo ni igishushanyo cy'umugisha. Mu ijuru uwabajije umugisha barakubwira Kristo niwo mugisha. Mu gihe twebwe umugisha tuwita inzu, amafaranga, ibyo kurya, kubaho neza, ibyo twita umugisha. Kandi koko mu rwego rwacu rwa kimuntu nibyo, ariko mu bumana, icyo ubumana bwita umugisha ni Kristo Yesu. Imana itanga Yesu Kristo ku bari mu isi, yari itanze umugisha. Uwo ni wo mugisha. Urenzeho rero uwo mugisha ngo ni Kristo muri twebwe, uwo ni uwo mugisha. Nkaba rero mbasuhuje, ni mwene so Ndayisenga Gadi. Tukaba rero tubasuhuje aho muherereye hose, mu majyaruguru y'u Rwanda, mu majyepfo y'u Rwanda, iburasirazuba bw'u Rwanda n'iburengerazuba bw'u Rwanda. Ese Kigali iherereye aho ngaho, iri hagati kuri centre. N'abanyakigali turabasuhuza, tukaba dusuhuza na bene data batwumva hirya y'imbibe, muri Kongo, Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, muri Afrika yose, aho iki kiganiro kiri bugere hose, aya materaniro ari bugere hose, turabasuhuza. Dusuhuje nabo hakurya y'inyanja ngari, abo muri Amerika, abo muri Canada, abo muri Denmark, abo muri Swede, abo muri Norvege, abo muri Oceania za Australia hariya, abo mu Bushinwa, abari muri migabane 5 yose, migabane 5
yego muri izi kontina eshanu bose turabasuhuje, kandi ubuntu bw'Imana bukomeza umutima unaniwe utentebutse, ubuntu bw'Imana bwatubyaye buturera butwigisha ukuri kutubohora, ubuntu bw'Imana buduhesha ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mwese kandi butansise nanjye. Hariya ngo ujya gutera uburezi ngo arakwibanza. Amen. Rero amahoro abuzure adatangwa nk'uko isi itanga yayo, ahubwo y'amahoro umwami Yesu atanga mu buryo special, abuzure mu mitima. Ubushize twaraganiriye ku ijambo turi kumwe na bene data badashoboye kuboneka uyu munsi. Umwami Imana nizera neza yuko ari kumwe nabo, kuko asanzwe abana nabo kandi abagirire neza kuri gahunda barimo naho bari hose. Ubushize twaganiriye ku ijambo kubwa, twarivuzeho byinshi, twaribonyemo umugisha mwinshi ko uwizera ibyo akora byose abikoreshwa n'umwami, abikora ku bw'imbaraga z'umwami, ntibituruka kuri we, ntibituruka mu bwenge bwe, ntibituruka mu bushobozi bwe, ntibituruka mu maboko ye, ahubwo abikora kubwa, abiheshwa na ibyo akora byose. Imbaraga zabyo niba ari iz'amagambo, niba ari iz'ibikorwa, ni kubwa Kristo abikora, ni kubw'imbaraga za. ubwo nubwo bwa mbere twabonye dushobora gusobanura iri jambo kubwa. Twazungiye kandi tubona ko iyi kubwa ishobora kuvuga gukora byose, gukora byose ubikorera undi muntu. Ni kubw'uriya nabikoze, ni kubw'uriya nabikoze, kubw'inyungu ze, kubw'impamvu ze nabikoze. Ibyo rero ni umugisha kubizera basunikwa, basunikwa n'urukundo gukora, bakorera Kristo Yesu. Ni umugisha kuba udakora ibintu ku bwawe. Icyo ni ikimenyetso simusiga cy'uko urimo kugenda ukura muri wowe, aho wivuyeho ukaba au service, ukaba ku murimo ukorera Kristo. Aho niho bakubaza ati ibi ubikoreye nde? Bakubwira mbikorera Kristo. Iyo ntaza kumenya Kristo nari kubikora ku bw'impamvu zanjye, nari kubikora ku bwanjye, shaka kunezeza jye, nshaka gushimisha jye, ibintu byose bigaturuna kuri jye. Ariko umugisha nuko wahawe ukora ushaka kunezeza Kristo. Ni kubw'iyo kubwa twebwe twitwa abagaragu be, abakozi be. Nicyo Paulo yabwiraga abikorino ngo turi abakozi banyu ku bwa Kristo. Turi abakozi banyu ku bwa Kristo, turabakorera. Twemeye kuba abagaragu banyu, twemeye kubakorera, twemeye gutanga ubugingo bwacu ku bwanyu. Twemeye kubaha ubugingo bwacu nk'uko yabibwiye Abatesalonike.
ngo twarabakunze mutubera inkoramutima turabababarira ntitwifuza kubabwira ubutumwa gusa ahubwo no kubaha ubugingo bwacu, ariko agahishura impamvu yabahaye ubugingo bwe, impamvu yabahaye umwanya we, impamvu abakorera, impamvu abasabira, ngo ni kubera Yesu, ni kubwa Yesu. Kuko muri kamere umuntu yashima ko ibintu byose biva ku bandi biza bimugana, akurura yishyira, batekereze we, bakorere we abe hagati, yabe centre. Ni umugisha rero gukora kubwa, ni kubwa Kristo tuba abagaragu, niko kwitanga, ariko bikagaruka kubwa tubishobozwa nawe, niwe tubikesha. N'umugisha rero abana b'Imana twagiriwe kuba dukora kubwa Kristo, tukabiheshwa na Kristo, tukabikorera Kristo. Uyu munsi nashaka ko tureba akandi kajambo gakomeye cyane kitwa muri. Ushize twabonye kubwa, ubu turareba muri. Imana ishimwe cyane. Turasoma Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana uko bwanditswe turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 14 umurongo wa 20. Haravuga ngo uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri nge, nanjye nkaba muri mwe. Yo, haleluya. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri nge, nanjye nkaba muri mwe. Haleluya. Uyu ni intumwa y'Imana yakundwaga cyane na Yesu, nk'uko nayo ibyivugira ngo wamwigishwa Yesu yakundaga cyane. Uyu Yohana yari mwene Zebedayo, yarafite murumuna we witwa Yakobo, uwo Herode yaje kwica hariya mu byakozwe n'intumwa uko tubisoma mu gice cya 12. We na murumuna we cyangwa mukuru we Yakobo, ngira ngo Yakobo niwe yari mukuru, Yesu yarabahamagaye abakuye ku nyanja bakora umurimo w'uburobyi na papa wabo. Yesu arabahamagara kugira ngo babe abigishwa be, abategurira kuba intumwa ze. Uyu Yohana rero atandukanye na Yohana uwo tuzi, Yohana umubatiza mwene Zakariya. Uyu ni Yohana wanditse ubutumwa bwiza, yandika n'inzandiko ze 3 tubona hariya mu nzandiko. Yari umwigishwa rero, avuga ngo yakundaga Yesu cyane. Uyu Yohana niwe bari kwigaburo ryera, yararyamye ku gituza cya Yesu. Petero amaze kumva Yesu avuga ngo muri mwebwe hari umuntu uzangambanira, Petero niwe waremburiye Yohana, aramubwira ngo amuremburira ngo wamubajije uwo ari we. Uyu rero kimwe n'abandi bavuga butumwa banditse amavanjiri,
ubutumwa bwe bwibanze mu kwerekana ko Yesu Kristo uw'Imana yatanze yari umwana w'Imana kandi akaba n'Imana. Yibanze mu kwerekana ubumana bwa Yesu Kristo, mu gihe ba Matayo bamuvuze ukundi. Matayo yamwerekanye nka Mesiya w'Abisirayeli bategerezaga, amwerekana nka Mesiya mwene Dawidi. Niyo mpamvu urebye mu gice cya mbere yatangiranye amasekuruza ya Yesu agamije iki? Kwerekana ko Yesu uwo niwe wari Mesiya wagombaga gutegeka Abisirayeli kuzana ubwami bwa Isirayeli. Niyo mpamvu mwibuke Yesu yenda kuzamuka mu ijuru, abigishwa be kuko bari bamaze kwizera neza no kubona ko ari we Mesiya agiye gusubira mu ijuru. Baramubajije, ni muri iki gihe ugiye kugarura ubwami muri Isirayeli? Matayo rero yanditse ubutumwa bwe ashaka gukomeza no gutera kwizera, gushikama mu kwizera abayuda babaye abakristo, kwizera bafite muri we, kugira ngo barusheho gushikama, kuko banditse amavanjiri mu bihe bitari byoroheye abakristo, cyane cyane abakristo bakomoka mu bayuda. Kwemera yuko Yesu ari Kristo ku muyuda wari ukoze ishyano. Uribuka na Yesu akiri mu isi, abafarisayo bari baravuze ngo uwo bazumva avuga ko Yesu ari we Kristo bazamuca mu isinagogi. Matayo rero yanditse ubwo butumwa agaragaza ko Yesu uwo nubwo yambaye umubiri, mukamwita mwene Yosefu w'i Nazareti, ariko niwe Mesiya. Muri we hihishemo kuba Mesiya, umukiza w'abari mu isi. Kuvuga ngo Mesiya, umukiza w'abari mu isi, byasubizaga umuyuda ku buhanuzi bwa Yakobo ku muhungu we Yuda, uwitwa Shilo, uwo abanyamahanga baziringira, ni nawe uzategeka isi yose. Ibyo rero kubona umutipe umwe w'i Nazareti, Yesu akaba bazi ko yakomotse ku muntu witwa Yosefu w'umubaji, ntibyinjiragamo. Matayo rero yarabihishuriwe, agaragaza Yesu muri iyo pice kugira ngo akomeze abayuda. Mariko amwerekana nk'umugaragu w'Imana uri mu murimo w'Imana, ukora ibitangaza hariya, akagenda akazamuka imisozi, akajya mu bibaya, akajya mu butayu. Amwerekana nk'umugaragu w'Imana uri mu murimo w'Imana, le serviteur de Dieu. Ibyo na Petero yarabihamije kuri Pentecote, yita Yesu ngo wa mugaragu. Yesu umugaragu w'Imana mu byakozwe no mu gice cya 3:13. Yesu wa mugaragu w'Imana. Na Stefano nawe ngo Yesu wa mugaragu w'Imana ukiranuka wera, mwaramugambane muramwica. Luka we amwerekana nk'umwana w'umuntu, nk'umuntu uje gushaka intama yazimiye, intama zazimiye. Yohana we yarazamutse ahishura ko uwo bitaga umuntu yari umwana w'Imana kandi yari Imana. Anagaragaza n'ibimenyetso, avuga ngo ubwe ngo ntabwo yiringiraga abantu kuko yarazi ibiba mu mitima yabo. Icyo ni Imana ikisangije, ariko Yesu yaragifite. N'ibindi bintu byinshi yagiye akora by'ibimenyetso bigaragaza yuko ari Imana, nko gufata amacando akondo akagatobesha amacando agasiga ku umuntu agahumuka. Bigaragaza ko ari umuremyi, nk'uko Imana yaremye umuntu mu mukungugu ikamuha ubuzima. Yesu nawe mu gutoba kondo agasiga ku maso, bigaragaje ko ari umuremyi. Ibi byose yari amarenga. Rero
uyu Yohana rero yandika nawe yanditse ashaka nk'uko abivuga mu gice cya 20 yenda kurangiza ubutumwa bwe kimwe no mu zandiko, avuga ngo impamvu yo kwandika ni ukugira ngo abizera bafatanye nawe kwizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Hano rero mu gice cya 4 ku murongo wa 20 mu gice cya 14 umurongo wa 20 Yesu yararimo kuvugana n'abigishwa, ariko ari amagambo ye asa nk'ari ya nyuma, kuko nibwo yenda kuva mu isi, ibihe bye byo kuba mu isi bigenda biri hafi kurangira. Yatangiye kubabwira ibijyanye n'umwuka wera mu gice cya 14, mu gice cya 15, mu gice cya 16 Yesu yababwiye ibijyanye n'umwuka wera, icyo uwo mwuka azaza gukora, icyo azamarira abizera. Kandi yaravuze ngo ikigira icyo kibamarira nuko jyewe nagenda, kuko nintagenda umwuka ntaza, ntashobora kuza, ariko ningenda nzamuboherereza. Uwo rero azabigisha ukuri kose, uwo rero azabayobora mu kuri kose, azababwira n'ibyenda kubaho. Uwo muzamuhabwa. Yesu arababwira ngo hari ibintu mfite byinshi byo kubabwira, ariko bitewe ko nta mwuka mufite ntimushobora kubyihanganira no kubyumva. Honyine nababwiye ko ngiye gupfa no kuzuka, ibyo ndabibona ntibyabinjiramo, kandi ari akantu gato gupfa no kuzuka. Birivuga ngo yarababwiye ko agiye kujya i Yerusalemu, azamugamane bamwice apfe, ku munsi wa gatatu azuke. Ko birivuga ngo iryo jambo ntibarimenya ko ryari ribahishe. Akantu gato nk'ako karabahishe. Yesu avuga mfite byinshi by'uko ntimwabyihanganira, ariko uwo mwuka nzaboherereza ukuri mu izina rye, data azabohereza mu izina ryanjye, azabigisha ukuri kose, abasobanurire ukuri kose, abayobore mu kuri kose, ababwire n'ibyenda kubaho. Rero kimwe mu bintu uwo mwuka naza, ngo kimwe mu bintu bazamenya, ngo bazamenya ko Yesu ari muri data na data ari muri Yesu. Bazamenya ko Yesu ari muri data, data akaba ari muri Yesu. Ubwo bumwe Yesu yarabuzize, abwira abayuda ngo jye na data turi umwe. Umuntu wambaye umubiri utarageza imyaka 50 wa mugani w'abayuda, ukubitwa byaramubayeho, yarakubiswe, uhunga bashatse kumufata akabacika, usonza, uryama, umuntu 100%, wishima akababara akagira agahinda. Uwo hakaba uwo yita data uri mu ijuru, bakumva avuze ngo jye na data turi umwe. Muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 30 Yesu avuze gutyo, ku murongo ukurikiraho ngo bafata amabuye benda kuyamutera. Habya ngo ariko niki kibateye gushaka kuntera amabuye? Ni uwe murimo nakoze utumye mushaka kuntera amabuye? Ngo reka kubw'imirimo, si kubw'imirimo dushaka kugutera amabuye. Ikibazo dufitanye nawe, ikiduteye gushaka kugutera amabuye nuko uri umuntu ukigereranya n'Imana.
niko Yesu urimo abarundi bavuga ngo urimo kurogota. Ni blasphème iyo ngiyo. Icyo Yesu yaragiye kukizira kuko yari umwe umuntu akigira Imana. Hari abantu bajya bavuga ngo Yesu ntabwo ari Imana, ni umwana w'Imana. Ariko ukibaza Abayuda bumvise iki? Avuze ngo jye na data turi umwe. Kuko iyo batumvise ko avuze ko ari Imana, ntabwo bari kumutera amabuye. Ariko barayafashe kuko bumvise avuga ngo ni Imana, ni nk'umwana w'Imana, ni Imana. Ikibyawe n'umubiri ni umubiri, ikibyawe n'umwuka ni umwuka, ikibyawe n'Imana ni Imana. Muri bo bumvise Imana. Icyo ni kimwe. Ubwa kabiri mwibuke bamufata bakamujyana ku mutambyi mukuru. Umutambyi mukuru yaramubajije, tubwira ukuri utwerurire, uri Kristo? Yongeraho, umwana w'Imana. Uri Kristo, umwana w'Imana. Bivuga ngo Abayuda ubwabo bari bazi yuko Kristo azaba ari umwana w'Imana. Yesu arababwira, urabivuze. Hari izindi verse zivuga ngo wakabimenye. Noneho arabasembura neza neza. Arababwira, yakora muzabona umwana w'umuntu. Iryo umwana w'umuntu ni izina ry'ubuhanuzi rishaka kugaragaza ko ari Mesiya. Muri sangahe mu gitabo cy'ubuhanuzi bwa Daniyeli, ngo nuko ngombo umwana w'umuntu ngwaje ku gicu ahagarara imbere ya nyiribihe ku bicu. Nyamara icyo gicu mwibuke aho kiza ubwambe, aho kizwi ubwambere ni mu butayu. Ngo igicu cyabagendaga imbere ku manywa, nijoro kigahinduka inkingi, kigahinduka umuriro kugira ngo kimurikire Abisirayeli nijoro. Yesu rero arabasembuye, aravuga ngo muzabona umwana w'umuntu aje ku bicu n'abamarayika be. Icyo gicu nicyo bitaga la Shekina, cyagaragazaga ubwiza bw'Imana muri Isirayeli. Umutambyi mukuru, Bibiliya avuga ngo ashishimura imyenda ye. Aravuga ngo mwamwiyumviye, nta mugabo dukeneye. Arabyivugiye, murumvise ukuntu yigereranyije. Yesu biba debi malere. Ibyago bye icyo gihe bita biba amplifié, birakomera. Ibyo rero birumvikana ntibabashaga kubyumva kuko hari umwuka Yesu yavuze ko badashobora kumuhabwa kuko batamumenye. Ntibashoboraga rero kubimenya. Yanabibwiye Filipo amubaje ngo watweretse data, ibyo bikaba bihagije. Filipo, Yesu aramusubiza ati, Filipo, igihe cyose tubanye ntiwari wakamenya? Yesu asubiramo iri jambo rero ngo ntuzi yuko ndi muri data na data akaba muri jye? Gutumbaza ngo twereke data. Erega ibyo mvuga n'ibyo nkora si ubikora, ni data uri muri jye ukora imirimo ye. Ngo rero izezwe n'imirimo nkora, ko data ari muri jye nanjye nkaba muri data. Iryo jambo ryasigaye hari ikibazo, ntibarisingiriye. Yesu rero ababwiye yuko azaboherereza umwuka akaza.
niko kugira Filipo rero hano ku murongo wa 20 uwo munsi umwuka azabaje naza ikintu cya mbere muzamenya. Haleluya. Baze ya mbere muzamenya izatuma mukomera, izatuma mumpamya mudashidikanya mumeze nk'intare, nuko muzamenya yuko ndi muri data na data ari muri jye. Widivuga muzamenya ko buri mu muntu bwanje nari muri data tugendana tuza mu kimisozi tumanuka, nari muri data, niyo mpamvu namwitaga data. Aha rero hasubiza na cya kibazo ngo none yaba ari Imana gute agasenga Imana? Mu bumuntu bwari mu bumana, ubumuntu bwa Yesu mu bumana, ndi muri data. Ibyo nkora byose rero simbikora ku bwanje, mbikora cyangwa mbikoreshwa na data. Nguwo muntu Imana ofete yashakaga, umuntu ufite umutima uciye bugufi. Yesu niwe yaje kutwigisha umuntu nyabwo Imana ishobora kureba igakomera amashi. Igikomeye rero si igikorwa yakoraga si ugusenga, ahubwo ni umwuka uciye bugufi ukajya gusenga, werekana ko udepanda n'Imana. Kandi ni nabwo umuntu Imana yashakaga kubona mu muntu, umuntu udepanda n'Imana. Gusenga ni ikintu kitwereka ko tudepanda n'Imana. Iyo dugize icyo dusaba, gusaba si cyo gikomeye, ni impamvu yo gusaba. Icyo gusaba kwerekana iki? Kwerekana ko tudepanda n'Imana. Tudepanda n'Imana. Yesu rero mu bumuntu yerekanye ubumuntu nyabwo bw'umuntu Imana ishaka. Niyo mpamvu yavugaga ngo ntacyo mbasha gukora ku bwanje. Agaragaje umuntu uri parfait. Ubwo bumuntu abitwa abantu b'abakozi b'Imana bamubanjirije byarabananiye gukora ibintu kubw'inyungu n'impamvu by'Imana. Ababanjirije Yesu, abantu b'inyama n'amaraso, ntibabishoboye. Mbere kuri Aburahamu se byaramunaniye. Uzabyara na Sara, ati reka nifatiye Hagayi. Mose bamubwiye ngo gira igitare kizana amazi, ati nkagikubita. Akora ibintu kubwe. Ariko Yesu yambaye umubiri w'inyama n'amaraso, w'intege nkeya, aravuga ngo sinkora ibintu ku bwanjye. Yohana igice cya 5 ngira ngo ku murongo wa 19. Sinkora ku bwanjye, sinkora ku bw'inyungu zanjye, sinshaka icyubahiro cyanjye. Nguwo muntu yabaye umuntu kugira ngo atwereke ubumuntu Imana ishaka ku muntu. Yari muri data, ubumuntu mu bumana. Umuntu mu mana. Umuntu mu mana rero, haleluya. Ubumuntu mu bumana uzi kiba nuko imitekerereze
n'imitegekere yo mu Mana y'aho hantu ari niyo imugenga, niyo imutwara, niyo imuzura, iramudomina, iramurenga, iramufurika, iramutwikira, iramurengera. Ni nk'ifi mu nyanja. Yesu rero kuriya kuntu yarameze, kwita ku bandi, gukorera abandi, uriya mutima yawutewe nuko yari muri Data. Yari muri Data. Data rero uko ateye niko Yesu yagombaga kuba, kuko yari muri Data. Data akorera abantu, akunda abantu, yita ku bantu, atekereza abantu. Rero iyo Yesu nk'umuntu avuga ngo ari muri Data, ariko uko ku Data ateye niko amera. Murumva impamvu rero Yesu yari ameze kuriya mu mubiri, nuko yari muri Data. Data niwe ufite ubumuntu nyabwo bw'umuntu. Kuba rero Yesu yari muri we, yagaragaje ubumuntu Imana yifuza ku bantu. Cyane ko umuntu wabayeho yari igitekerezo cy'Imana. Umuntu yari igitekerezo cy'Imana. Kuri Adamu yari ameze niko Imana yari yamutekereje. Uko kuntu Adamu yari ameze cyari igitekerezo cy'Imana. Ni nawo wari umwuka wa kimuntu wa Adamu. Uwo mwuka wa kimuntu wa Adamu cyari igitekerezo cy'Imana ko agomba kumera uko. Yesu aza rero nka Adamu wa nyuma, kuko yari muri se. Ubwo bumuntu nyabwo nibwo yagombaga kugaragaza, gukorera abantu, gukunda abantu, kugirira imbabazi abantu. Ariya marangamutima ye yagaragaje, azira inenge, azira icyasha, azira. Ubwo bumuntu nibwo yagombaga kugaragaza, nibwo bumuntu. Niyo mpamvu Petero avuga ngo ubwe nta buriganya bwigeze kugaragara mu minwa ye, nta cyaha yigeze akora. N'abafarisayo benda kumugeragesha iby'umusoro bamubwiye ngo tuzi ko wigisha inzira y'Imana mu kuri, kandi ko utarobanura ku butoni, utita ku cyubahiro cy'umuntu. Aho hose baba barimo kuvuga ubumuntu nyabwo bw'umuntu. Yohana we mu rwandiko rwe aravuga ngo nta cyaha cyamubagamo, aravuga ngo n'ubugingo bwe nta cyaha cyari kiburimo. Pawulo waravuga ngo ntiyigeze anamenya n'icyaha mu mwuka we wa kimuntu, nta cyaha yigeze amenya. Nuko ngo yari umuntu utunganye. Imana rero kumutanga mu isi nk'umuntu ni nkaho yari ihaye amakuru abantu bivuga ngo dore uwogewe nita umuntu ukuntu yakagombye kumera. Impamvu yo kumera gutyo nuko yari muri Data. Yari muri Data. Niyo mpamvu birivuga ngo kuzura k'Imana mu buryo bw'umubiri ko ari muri we, mu buryo bw'umubiri bigaragaza ngo ubumana yabugendanye mu mubiri. Iyo Mana yabaye umuntu mu mubiri, igaragaza ubumuntu. Uwo munsi muzamenya ko nari muri Data. Biriya navugaga umwuka azabemeza yuko buriya
mu bumuntu bwanje nari muri data. Niyo mpamvu rero ibyo nakoraga, ibyo navugaga byagaragazaga Imana mu bantu. Sicyo cyonyine, muzanamenya ko data ari muri jye. Data ari muri jye, ubumana buri muri jye. Ubumana buri muri jye. Niyo mpamvu birivuga ngo ntiyakeneye ko bamugira iby'abantu, kuko ubwe yabonaga mu mitima yabo. Kuko ubumana bwari muri we. Ngira ngo umwuka wera amanutse, Filipo yahise avuga ngo ririya jambo yambwiye ubu noneho ndarimenye. Ndarimenye. Kumbi data yari yambaye umubiri witwa Yesu. Ubumana wari muri we. Niyo mpamvu wumvaga avuga ngo Yesu yishimira mu mwuka, ngo Yesu amenya ko bagiye kumubaza. Yesu amenya ibyo Simoni atekereje, akabitanga akavuga. Yesu akababarira ibyaha. Kubera iki? Ubumana bumurimo. Imana ishimwe cyane. Uwo mwuka naza ngo nibwo bazabimenya. Arakomeza ati, namwe mukaba muri jye. Umwuka wera naza, namwe mukaba muri jye. Wende, aha ni nyuma y'umuzuko, kuko umwuka wera yaje Yesu amaze kuzuka, mu yindi mvugo yinjiye mu bwiza bwe, yinjiye mu bumana bwe. Rya sengesho rya Yesu ryo mu gice cya 17 rimaze gusora ngo data unyubahishe cya cyubahiro nahoranye nawe isi itararemwa. Mu muzuko Yesu yagisubijemo, kuko birivuga ngo yicaye iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Muzi yuko Stefano yamubonye yicaye aho arabivuga nawe arabizira. Kubera iki? Yarahamije kandi nanone ko Yesu yababambye akazuka yari Imana. Muri jye rero Yesu avuga ngo namwe muzamenya ko, namwe muzamenya ko muri jye. Jewe wende we Yesu oya, Yesu yarapfuye, ni umuntu wapfuye. Uyu rero wazutse mu byakozwe n'intumwa, igice cya 2:36 bavuga ngo azutse Imana imugira Kristo n'umwami. Azutse mu ndivugo yinjiye mu bwiza. Rero uwo tubamo twebwe abizera, uwo nguwo wazutse winjiye mu bwiza. Mu yindi mvugo, twebwe abizera kuba muri we ni twebwe abantu bizeye bari mu bumana, kuko Yesu azutse yinjiye mu bwiza bw'ubumana. Turi muri we, twinjiye mu bumana. Iyo rero twinjiye mu bumana, twambikwa ubumana. Amen. Bibirivuga ngo mu Bagalatiya igice cya 3:27 ngo kuko ngo mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo, muba mwambaye ubumana. Haleluya, haleluya. Mwese ababatirijwe muri
Kristo, muba mwambaye Kristo. Mwebwe abantu mwabatirijwe mu bumana, muba mwambaye ubumana. Haleluya. Aho rero mu bumana bituma rero ubwo bumana budukoreramo bukagaragaza imirimo ishimwa n'abantu. Mu yindi mvugo, tukagira bwa bumuntu Yesu yagaragaje akiri mu isi, natwe bukatugaragaraho. Abantu bakavuga ngo aba ni aba Kristo. Ubu muntu nyabwo rero tubukura muri Kristo Yesu, kuko yabaye umuntu kandi aba n'Imana. Nk'uko nawe kuba muri Data atuye hagati y'abantu byamuhaye kugaragaza ubumuntu butuma abantu babona Imana. Natwe muri we rero duhabwa ubumuntu butuma abantu bahimbaza Imana, batubonyeho ubumuntu bw'umuntu w'ukuri. Imana ishimwe cyane. Kristo muri twe, Kristo nako twebwe muri Kristo. Twebwe muri Kristo. Aho rero niho hari ya magambo n'umuntu uri mu bumana. Niho hari amagambo rero Paulo yavuze ahugura, yereka akamaro k'ubuntu bw'Imana kubizera, ku bantu. Iyo tuvuze ubuntu bw'Imana ku buzima bwacu, ni ibigaragaza ko turi abantu ariko bari muri Kristo. Aho muri Kristo rero nk'abantu dukeneye ubuntu bw'Imana mu mibereho yacu ya buri munsi. Ubumuntu bwacu nk'abantu buri muri Kristo Yesu. Ni abantu bari muri Kristo Yesu. Aho muri Kristo rero tuhabeshejweho n'ubuntu bw'Imana. Mukahise bwaduhaye agakiza, buradutsindishiriza. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Mukahise bwaduhaye agakiza, kuko mu bijyanye n'agakiza wumvise imvugo ya Bibiliya usanga ikoresha imvugo inshinga z'akahise zo mu mitagihe. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bwose agakiza bwarabonetse, ni mu gihe cyashize. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Mwakijijwe nimuzakizwa. Mwakije ni igikorwa cyahise, ariko mu ndagihe muri present muri Kristo Yesu, aho turi nk'abantu, ngo buratwigisha kureka. Ngiki cyo kuba muri Kristo Yesu bisobanura ni abantu bari mu bumana. Ubumana bukabarinda, ubumana bukabita, kuko ni ahantu muri Kristo. Ni ahantu muzi ko umwungeri agira inshingano ebyiri, ni ukurinda intama ze no kuzigaburira. Kristo rero niwe mutahiza w'intama, niwe mwungeri mukuru. Kuba muri we rero ni ukuba mu burinzi, ariko mu burinzi butari ubw'umuntu, mu burinzi bw'ubumana. Aho rero muri we nanone aratugaburira, ariko kwigishwa n'ubuntu. Tukagaburirwa, tugakura dufata iki, tumenya iki, tumenya umwami wacu Yesu Kristo. Petero arangiza urwandiko rwe mu rwa 2 igice cya 18 avuga ngo mukurire mu buntu bw'Imana no mu kumenya umwami wacu n'umukiza Yesu Kristo. Paulo ati dukure
tugira ngo tuzagere ku bumwe bwo kumenya umwana w'Imana, tugere ku kigero cye gishitse cy'igihagararo cye muri Kristo. Rero muri Kristo turarinzwe, n'ahantu muri Kristo turaharinzwe, turarinzwe kandi niho tugaburirwa. Ibyo ibitugaburira rero nibyo bituma tugira imbaraga. Kimwe mu byo zikora muri twe ni harimo no kwiyambura. Umuntu wa kera nawe utoroshye, uretse Imana n'ibimubasha ariwe kamere, tumwiyambura n'ingeso ze n'intekerezo ze, tubiheshejwe n'uko turi muri we, tukabihabwa kubw'ubuntu, si kubw'imirimo yacu. Hari abantu baba batekereza yuko gukizwa n'ubuntu, ariko urugendo tukarugendeshwa n'imbaraga zacu, eforo zacu, amasengesho yacu, kwiriza ubusa, ugatekereza ko ari byo biri bugende bigutunganya muri Kristo. Reka da! Kimwe mu cy'ubuntu bw'Imana bukora muri twebwe muri Kristo Yesu ni ukudukuraho, ni ukudukuraho muri wowe. Ntihazapfe ku muntu mu minwa yawe, ntihazapfe hatunguka ijambo rivuga ngo jye, ni ku bwanjye. Icyo ni cy'ubuntu, ni ukukuraho. Ni nayo mpamvu abantu benshi babwanga, nuko bukuraho umuntu. Yesu akaba alfa, Yesu akaba vedete hagati, Yesu akaba iherezo, Yesu akaba ari uvugwa mu bijyanye n'agakiza kacu, akaba ari uvugwa mu bijyanye no gukura kwacu no kwezwa no gutunganywa, akaba ari uvugwa ku bijyanye n'ibyo tuzabona, ibyo tubita ibyiringiro by'umugisha by'ubwiza, akaba ari uvugwa ko ni alfa na omega. Uramusanga mu itangiriro atangiza byose, banze ryo kwizera ari ugusohoza, banze ry'umurimo mwiza muri twebwe ari nawo ugusohoza. Umusanga ku itere nka alfa, ukamusanga no kwiherezo nka omega. Hagati muri urwo rugendo nibwo namwise umustar, umuvedete. Ni uko ugomba kuvugwa, ni ukora byose aho. Wowe ukajya ushima, ugize impamvu zo kwirata ukarata we, ukamwirata. Ngicyo nguwo mugabane wacu, ni ukumwirata no gushima we no kuvuga we. Aka kantu kavuga ngo jyewe nuko nagize gutya, niyo mpamvu byagenze gutya, umenye ko watangiye kuvugishwa n'ikindi kintu kitari umwuka w'Imana. Muri we rero turigishwa, turagaburirwa, tukanaharindirwa. Petero ati ngo mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 5. Muri we bisobanura ngo twebwe abantu mu Mana, mu nzu y'Uwiteka, ariho muri Kristo Yesu. Dore impamvu turindwa, muri we turindwa. Uzi uburyo turindwamo, reka mbukubwire. Abikorino ba mbere igice cya mbere umurongo wa 30, kamwereka uburyo turinda sha, tuma ubwacu tudatinya kandi n'abanzi bakadutinya, abanzi ataraba umubiri, kuko ntabwo umwanzi wacu ari uw'inyama n'amaraso. Haravuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Abari muri Kristo Yesu baba bambaye Kristo. Kristo nde? Gukiranuka kw'Imana. Kristo nde? Ishusho ya kamere y'Imana. Kristo nde? Kristo kwera kw'Imana. Iyo rero ubatirijwe muri we, iyo winjiye muri we, aguhindukirira umwambaro wo gukiranuka, umwambaro wo kwera, umwambaro wo gucungurwa, umwambaro w'ubwenge. Imana yakureba imbere yayo muri Kristo Yesu
uri muri Kristo ikavuga ngo uyu nuwera n'umuziranenge utagawa, nguko uko turindwa muri we. Ukaba ufite ubudahangarwa ku Mana, yewe ukaba ufite n'ubudahangarwa ku bantu, ukaba ufite n'ubudahangarwa ku mwanzi. Umwanzi Yohana avuga ngo abo umwami ngo arabarinda ngo umwanzi ntabakoraho, wa mubi ntabakoraho. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 ngira ngo ku mirongo niba ari wa 20 18 20 gutyo, kuko bari muri Kristo Yesu yabambitse uburinzi ari bwo gukiranuka kwe, kwera kwe, gutungana kwe. Imana yabareka avuga ngo ni mugawa. Imana idufashe kugira ngo wa mwanzi atayobya intekerezo zacu, adukure muri uku kuri. Kristo muri twebwe rero, aho twavuga byinshi, Kristo muri twebwe noneho n'ubumana mu bumuntu, cyangwa n'ubumana mu muntu. N'ubumana mu muntu. Aha rero niho Pawulo aterura abera akababwira. Reka naho tuhasome kuri ubwa butumwa bwiza bwa Yohana. Twabonye Yesu muri data, data muri we, icyo bivuga. Natwe muri Kristo, icyo bivuga. Noneho reka turebe na Kristo muri twebwe. Birangiye avuga ngo uwo mwuka nanone naza, hari ikindi muzamenya. Muzamenya ko nanjye ndi muri mwe. Nanjye ndi muri mwebwe. Nyuma y'umuzuko umwuka wera amaze kuza, Yesu amaze guhabwa ubwiza, ngo icyo abigishwa bazamenya ko Yesu abarimo. Ubumana noneho bwaje mu mubiri. Umuntu agiye kuba urusengero rw'umwuka wera, agiye kuba ubuturo bwa Yesu, agiye kuba ubuturo bw'Imana ubwayo. Imana igatangira gukora muri yo. Kuko ubuturo n'ahantu Imana ikorera, n'ahantu Imana iba igakora. Hedikota y'Imana ubu ngubu iri muri twebwe. Imana ikorera muri twe, igakora imirimo yayo. Petero yavuga ubutumwa, ni Yesu uvuga ubutumwa. Urazi ibyakozwe n'intumwa byanditswe na Luka, akaba afite n'evanjiri ye muri Luka. Uzi yuko ibyakozwe n'intumwa ni evanjiri ya Luka ikomeza, kuko byandikiwe umuntu umwe, Teofilo. Turamubona mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya mbere, tukanamubona no mu butumwa no mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere. Ni continuité. Yesu mu mubiri mu mavanjiri avuga ubutumwa, ajya mu birorero, aza mu kimisozi yamanuka avuga ubutumwa. No mu byakozwe n'intumwa ni Yesu ukomeza kuvuga ubutumwa, ariko mu buryo bw'umwuka, yambaye umubiri wa Petero, yambaye umubiri wa Paulo, ari muri Stefano. Niyo mpamvu Paulo abonekerwa na Yesu yabwiye ngo undenganyiriza iki. Bindi vuga ngo bari yarenganyaga, bari batuwemo n'ubumana bwitwa Kristo. Kandi koko biga avuga ngo umwami agakomeza yongera abakizwa. Umwami ugikomeza
kuvuga ubutumwa abantu bagakizwa ariko yambaye imibiri y'abantu. Kristo muri twebwe ni ubumana budutuyemo, ni kamere y'Imana idutuyemo. Aho niyo Pawulo avuga ngo twebweho dufite gutekereza kwa Kristo. Dufite gutekereza kwa Kristo. Iyo Kristo muri twebwe atuma imbere y'Imana duhagarara mu mwanya w'ubumana. Kristo muri twebwe ni imbaraga z'ubumana zidukoreramo. N'ubuntu bw'Imana budukoreramo. Ubuntu buturimo, natwe turi mu buntu. Nguko rero twicanze n'umwami. Bivuga ngo uwifatanya n'umwami aba ahindutse umwuka umwe n'umwami. Niyo mpamvu kuko Yesu ariwe gukiranuka kw'Imana, kuko twifatanyije nawe kubwo kwizera. Bibiliya ntitinya kuvuga ngo natwe turi gukiranuka kw'Imana. Abikorino ba mbere igice cya 5 umurongo, Abikorino ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 21. Utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Mu Bikorino ba mbere igice cya 1 umurongo wa 30 batubwiye ngo yaduhindukiye gukiranuka. Ahaho ngo twabaye gukiranuka kw'Imana. Kubera iki? Kuko twaramwizeye duhinduka ikintu kimwe. Bindi vugo ni ubumana buri mu mubiri, ni ubumana buri mu bumuntu, ari nabyo byiringiro byacu. Ibi rero byarahishutse mu butumwa bwarahishwe mu buzima bw'intumwa. Niyo mpamvu bwabwirizaga Yesu nk'uwahawe ubwiza nk'Imana ubwayo, badatinya bakemera kwicwa, kuko ibi byari bimaze kuba ukuri muri twebwe, muri bo. Rero bana b'Imana, nguko uko turi. Urumva rero twabaye umugisha, kandi turi umugisha. Twabaye umugisha kuko umugisha cyangwa mugisha adutuyemo. Nise numva ndyoherewe izina ryanjye Gadi, kuko Gadi bisobanura umugisha. Haleluya. Twabaye umugisha kuko mugisha adutuyemo. Zaburi igice cya 16 ku murongo wa 2 Dawidi aravuga ngo nabwiye Uwiteka nti, ni wowe mwami wanjye, nta mugisha mfite uretse wowe. Yesu niwe mugisha, niwe mugisha. Mugisha rero adutuyemo, ubwo kuko twamwizeye twabaye umwe, natwe twabaye umugisha. Hari bene data nkunda cyane, ntabwo bajya bavuga ngo Yesu aguha umugisha. Bajya bavuga ngo uri umugisha. Nibyo turi umugisha, ariko nanone kuko turi muri we twahawe umugisha. Uwuhe? Kuba muri Kristo Yesu ni umugisha. Ese mwene data, waba warakiriye uwo mugisha wo kuba muri Kristo Yesu? Niba koko utarahabwa uwo mugisha, uyu munsi ni umunsi wawe wo guhabwa uwo mugisha. Niba wemera yuko hanze ya Yesu udafite umugisha, uwo mugisha si uwundi, ni uwo kuba umwana w'Imana, ni uwo guhabwa gukiranuka kw'Imana. Imana muri we ikakwambika gukiranuka kwa Yesu, kuko nta muntu ufite gukiranuka kwatuma Imana imwemera. No gukiranuka kwa muntu ntikubaho. Gukiranuka kwa muntu nudushwambagara twuzuye ibizinga, ukora ibyiza ubwawe
ukongera icyo cyiza ukagisiga ikibi ukabeshya ukagira gute ntabwo ukiranuka. ariko iyo wizeye Kristo Yesu wagucunguye watanze ubugingo bwiwe kugira ngo icyaha cyawe gikurweho ku Mana, iyo umwizeye Imana igushira muri we nk'uko twabisomye, maze ikakwambika umwambaro witwa gukiranuka kwa Yesu. Imana yakureba rero ikakubonaho gukiranuka kwa Yesu, ikakwita intungane. Ndaguhamagarira rero nshuti yanjye kugira ngo winjire muri Kristo Yesu akubere gukiranuka. Nawe wamwizeye, menya umugisha wahawe, menya ubuntu wahawe, gutere gushima, bigutere guhimbaza Imana, bigutere noneho nawe kugira umwenda w'urukundo wakunzwe. Maze uwo umwenda w'urukundo ugukoreshe ibinezeza so, ugukoreshe ugutere gukora kubwa, kuko uri muri Yesu, kuko uri muri Kristo, noneho ukore kubwa ushimira Imana Data wa twese kubwe. Reka mu minota isigaye, minota 7 isigaye, dusangira ijambo. Umurongo muri buhamagareho ni 0788 76 20 69, 0788 76 20 69. Ni karibu muri aya materaniro dusangira ijambo. Yesu yarakoze. FM, allo? Ababifa bihangane bahamagare baduwe ku buntu bw'Imana nabo bumvise muri aya magambo twaganiriye. Yesu yagize neza. FM, allo? Allo? Oui. Ninde tuvugana, muherereye? Oui. Muzamura ijwi gato. Allo? Oui. Yego, Alphonse. Yego. Yego. Kuri? Yego. Yego. Imana ihimbazwe. Amen. Neza Alphonse yashimaga Imana, nabyo birakwiye. FM, allo? Allo? Oui. Jya kuri radio yawe cyangwa uyizimye? Ndakumva neza mwaramutse. Mwaramutse neza. Ninde tuvugana? Ndi Bugingo Visenyi. Yego. Hano mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo. Yego. Aho ngaho se akazuba kavuye? Akazuba kavuye cyane. Yego. Nanezerewe cyane. Data himbazwe. Kubw'ijambo twize. Yego. Byanezereze. Nubwo nsanzwe nezerewe, nubwo nsanzwe mfite ibyishimo, nubwo nsanzwe mfite ibyiringiro. Amen. Ariko uyu munsi nanezerewe cyane. Imana ishimwe cyane. Nanezerewe kubw'ijambo twize, nanjye Data wa twese andimo, nanjye murimo, niyo mpamvu mba mfite ibyiringiro bya buri munsi kandi mfite ibyishimo bya buri munsi. Amen. Nanezerewe kandi Imana ibahe umugisha pe. Amen. Ukanya rero bariho uvuga ati izina ryanjye ryaryoheye cyane. Nanjye rero nuko izina ryanjye ryitwa Bugingo rwose nanjye narikuze cyane, kuko iyo ndi gusoma mu ijambo ry'Imana ndibona kenshi. Amen. Nuko rero
rero mwakoze cyane Imana bamugira namwe kumwe tumaranye iminsi myinshi data himbazwe kabisa. amen. Imana ishimwe kuba Kristo turimo natwe tukaba muri we. Ibyo byiringiro byiza, iryo niryo banga umuririmbyi Mboni yavugaga, ifitanye ibanga na Kristo. Niryo Kristo muri jye nanjye muri we, n'ubwiru bukomeye Imana yahishe, yahishuye mu gihe cyacu. Rero dushimira Imana. Ubundi bihe turimo nk'itorero ni ibihe by'umunsi mukuru, tunezererwa uwo murimo Imana yakoze. Turi mu munsi mukuru, muri Kristo. Haleluya. Fine FM alo. Jya kuri radio yawe muvandi. Uravugana na Tuyishime Pacifique. Yego Pacifique. Jya kuri radio Pacifique cyangwa uyizimye. Muri hano ku Muhima. Yego Pacifique. Ku Muhima muraho. Twanezerewe cyane kutugezaho ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Kandi ubu natwe turi kwitegura kujya mu materaniro. Yego. Imana bamugisha. Amen. Muze kugira ibihe byiza. Ntabwo. Yego. Niryo banga Kristo muri twebwe natwe muri we. Nibanga Imana yahishuye, n'umugisha Imana yaduhaye. Rero tukagombye gushimira Imana. Rero natwe tugasa nk'abafite umwenda w'umwuka. Ibyo dukoze byose, ibyo tuvuze byose, tukabikorera gushimisha uwaduhaye uwo mugisha. Mu Kinyarwanda dukoze koresha ijambo kwitura. Data yatugiriye neza kutwita abana, kuduha Kristo Yesu muri twebwe, natwe tukaba muri we, aho turinzwe, aho turi amahoro. Aha niho bwa buhanuzi buzasora kuri Israel, ariko bukaba mu mwuka bwarasohoye ku itorero, buvuga ngo nzashira, hari ahantu nzashinga ubwoko bwa Isiraheli, ubwoko bwanjye bwa Isiraheli, ahantu butazongera kandi kuhakurwa ukundi, ngo nzahabashinga, ngo kandi ntawe uzongera kubaburabuza. Aho hantu rero Imana twebwe yadushinze nk'itorero ni muri Kristo, aho nta muntu utuburabuza. N'umwanzi ntabwo abasha kuhagera. Kubera iki? Hagoswe n'inkike zitwa gakiza, kandi ako gakiza ni imbabazi twagiriwe. Ni inkike zifite n'ibihome bikomeye. Aho Imana yaduteretse muri Kristo Yesu. Kristo niwe gakiza, niwe mbabazi z'Imana, urumva niwe nkike zitugose. Ari nabyo Petero yavuze ngo murinzwe n'imbaraga z'Imana, n'ibihome bikomeye. Yesu ashimwe. Niba wavugaga Yesu ashimwe utazi icyo uvuga, buri uzagiye none utangire kuvuga Yesu ashimwe uzi impamvu icyo yakoze. Yaduhaye umugisha. Ndabona amateraniro yacu ahumuje, amasaha yacu yageze, ariko ikiganiro cyo nakagaruka. Rero ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe, bukomeze kubakuriza mu kumenya umwami wacu Yesu Kristo nicyo yatumariye. Ubundi mugire ibihe byiza aho muri buteranire hose. Shalom.